yesu ashimwe bavandimwe nshuti za Ndi Umutsinzi TV, wongeye kubasuhuza. Icyumweru cyiza, nizere ko mumeze neza, nizere ko mufite amahoro kandi ubuntu bw'Imana buri kuri mwebwe. Amazina yanjye murayazi, nitwa Evangeliste Robert Victor, nk'uko dusanzwe tubiziranyeho. Nyuma iki kiganiro cyangwa se iri somo ngiye kuguha naryo riravuga ku byanditswe ukwiye kwifashisha kugira ngo bikumenyeshe ko wababariwe cyangwa ko utakiri umunyabyaha. Icyanditswe tugiye kuganiraho ni icyanditswe kiri mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13. Ndizera yuko ufite ikaramu n'ikayi kandi uri bubyandike bino byanditswe ukongera ukabisubiramo. Ibyanditswe rero nibyo bizana ukwizera. Iyo umaze kubimenya ukabyakira ukanabitekerezaho, bihindura ibikwerekeyeho, bitangira guhindura umutima wawe. Uko wafataga Imana n'uko wayizeraga bigahinduka. Uyu munsi ukeneye kwizera Imana mu buryo Imana yavuze ko tuyizeramo n'uburyo ki kandi ibyanditswe bibivugamo. Ibyanditswe bivuga neza yuko Yesu Kristo yaje mu isi atazanywe n'ikindi, ahubwo azanywe no kwitangira abanyabyaha. Hanyuma abanyabyaha rero bo mu isi bahindutse intungane. Uyu munsi imbere y'Imana ubutungane bw'Imana yashaka ko tugira turabufite. Twabukuye hehe? Twabukuye mu gitambo Yesu yatanze. Aba Bakolosayi rero aho nababwiraga nyine mu gice cya 2 umurongo wa 13, haravuga ngo mwazuranywe nawe cyangwa se twazuranywe na Kristo. Yatuzuranye na Kristo ngo imaze kutubabarira ibyaha byacu byose. Wibaze icyo kintu. Kristo ubwabyo kuba yarapfuye, yarapfiriye twebwe, hanyuma urupfu yapfuye natwe twari dupfuye, hanyuma ngo Imana imuzuye kandi ituzurana nawe ngo imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Bivuge ko rero twarazuwe tubabarirwa ibicumuro byacu byose. Niyo mpamvu Imana yatubabariye, nuko twari twapfuye tuzira ibyaha byacu. Rero ubwo Yesu yapfaga byitwa ko wari upfuye, upfiriye muri we. Hanyuma rero ubwo yazukaga byitwa ko yarazutse, ari nawe uzutse. Hanyuma ubabarirwa ibyaha byawe byose. Ni ukuvuga ngo icyo cyanditswe iyo ukibitse mu mutima wawe, umutima ntabwo wongera kwiciraho iteka. Nta nubwo wakongera kuvuga ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye nakoze, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Oya, ni ukuvuga ngo uhita uva mu mubare w'abantu basaba Imana imbabazi, kuko ntabwo wasaba ibyo wahawe. Buriya abantu bose basaba Imana imbabazi baba bari gusaba ibyo bahawe, ahubwo baba batabizi ko babihawe. Kuvuga ngo ikintu utazi ko wahawe urongera ukagisaba. Bivuze iki? Bivuze yuko rero ibyo twahawe tumenye ko twabihawe, ntabwo twongera kubisaba. Hanyuma iyo twongeye gusaba ibyo twahawe kandi tubizi ko twabihawe, tuba turimo turakora amakosa, cyangwa se tuba turimo turigira ababeshyi cyangwa se abantu batazi ibyo barimo. Rero niyo mpamvu umuntu uhora asaba Imana imbabazi nuko ataramenya ko nyine Imana yamuhaye imbabazi. Hanyuma gusaba Imana imbabazi ni umurimo upfuye, ni imirimo ipfuye. Iyo Bibiri ivuze ngo mwihane imirimo ipfuye, baba bavuze iki? Imana ibivuze ngo ihana umurimo utari wo kwizera. Ni ngo ni igikorwa uri gukora ugikoranye kutizera. Hanyuma igikorwa cyose ngo ukoze utagikoranye ukwizera ngo kiba ari icyaha. Bivuge ngo no gusaba imbabazi rero ni icyaha imbere y'Imana. Kubera iki? Ni igikorwa ukora utagikoranye ukwizera. Nk'uramutse ufite ikintu ukagihereza umuntu, iyo ugihereje umuntu yakwizeye ko icyo kintu wamaze kukimuhereza,
mu by'ukuri ntabwo yongera kukigusaba. Icyo akora ni ukugushimira yuko wamugabiye, wamuhaye. Hanyuma aramutse aje kugusaba ikintu kandi ukimubona anagifite yacyakiriye, icyo gihe aba ari kugukorera icyaha. Ni ukuvuga ngo aba arimo arakwita injiji. Natwe iyo dusaba Imana imbabazi cyangwa iyo umuntu asabye Imana imbabazi aba ari kuyita injiji. Kubera iki? Ibyanditswe bivuga ko Kristo twamuhawe, twamaze kumwakira, ibikorwa yaziye yarabikoze. Niba yarabikoze rero bikaba byarakozwe neza, ni gute twakongera kumusaba ngo abikore? Kandi by'ukuri Byanditswe byo bivuga yuko twamuhawe cyangwa se yatambwe rimwe risa ku bw'ibyaha byacu. Ubwo ariho ubu ngubu ariho kubw'Imana ngo ntabwo kongera babarizwa ibyaha ntabiriho. Ikiriho gusa ni kimwe, ni uko dukwiriye kwishimira Imana tukanayishimira uwo murimo yakoze, tugashimira Kristo ko yemeye kwitanga. Hanyuma uko kwitanga kwe kwadupfiriyemo kubabarirwa ibyaha byacu byose. Hanyuma niba warababariwe ibyaha byawe, ntabwo ukeneye kongera gusaba imbabazi zabyo. Nusaba imbabazi zabyo bizitwa ko uri gupfobya, uri gusuzugura, uri gukerensa, uri guhinyura igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba. Rero kugira ngo utitwe umuntu uhinyura iby'Imana, ukwiye kwemera ko wahawe imbabazi hanyuma ugashimira izo mbabazi wahawe. Haleluya. Rero Abakolosayi igice cya mbere nako igice cya kabiri umurongo wa 13 hadukangurira yuko twababariwe, hatubwiriza yuko twababariwe ibyaha byacu byose. Bivuga ngo nta na kimwe cyasigaye. Byaba ari bya byaha ukora utabishaka byavanyweho, byarababariwe. Byaba ari bya bindi ukora ubishaka nabyo byarababariwe. Bya bindi ukora wabigambiriye n'ibyo ukora utabigambiriye, ibyo usitaraho n'ibyo uba wateguye byose byarababariwe. Hanyuma ikindi cyanditswe cya kabiri, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana, akaba n'ishusho ya kamere yayo, akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane mu ijuru, ahantu ho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo amaze kutweza no kudukuraho ibyaha byacu, yicaye iburyo bwikomeye iyo mu ijuru. Bivuge ngo icyo cyanditswe nacyo Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3 nacyo ni cyanditswe cyagufasha kumenya ko wababariwe, warejejwe, wakuweho ibyaha byawe byose. Ni ukuvuga ngo rero niba warakuweho ibyaha byawe byose, ukaba waranejejwe, sinzi ko wakongera gutinyuka gusaba imbabazi. Sinzi ko watinyuka kwiyeza kandi warejejwe. Umwami nyir'ijuru n'isi niwe ukubwira aya magambo ngo warejejwe. Amaraso ya Yesu yarakwejeje, uri uwera. Hanyuma ni gute witutera? Ushaka kuvuga ngo none se nakwera gute mfite ibyaha, nkora ibyaha? Urabikora, ariko Imana yarakwejeje imbere yayo. Ngo njye nkeneye kwiyeza, ngo niba yarangije se ko mbikora? Yesu ukeka ko Imana ikora ibintu nk'uko ubishaka cyangwa ikora ibintu nk'uko wowe wumva uyitegetse kubikora? Ibyanditswe biravuga ngo yabikoze nk'uko yari yarabigambiriye mu mutima wayo. Efeso igice cya mbere niko abivuga 20 kuvuga ngo iyo yabikoze nk'uko yari yarabigambiriye kera mu mutima wayo. Nyuma kera yari yaragambiriye iki? Byanditswe biravuga ngo gushaka ko Imana iko kwatumye twezwa. Bivuge ngo yari yaragambiriye ko tuzezwa, tuzababera, twejejwe kandi dutunganijwe n'amaraso ya Kristo. Nyuma rero ntabwo ukwiriye kongera kugira ubwoba bw'ibyaha, ko imbere y'Imana uzabizira. Ntawe ukurega ibyaha. Imana niwe mucamanza.
kandi kwita ukiranuka iragutsindishiriza, niyo igutsindishirije nk'uko mu Baroma 8 abivuga. Hanyuma ninde waguciraho iteka? Ese ni Kristo kandi ari we wanagupfiriye? Ntabwo bishoboka. Hanyuma wikwiciraho iteka, ikindi wikwicira urubanza rubi. Imana yo yamaze kugutunganya, uratunganye, yagukuyeho ibyaha, nta byaha ufite, uri umukiranutsi, urakiranuka. Hanyuma kandi yarakwejeje, ntabwo ukeneye kwiyeza. Akira ibyo Imana yagukoreye byonyine birahagije. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Iyi ni Ndi Umutsinzi TV. Hanyuma niba uri mushyashya ubonye ino video, banza ukore subscribe aho ngaho munsi gatoya, ufungure n'inzogera, hanyuma ukore like, unakore comment. Ibyo ni byo ngushaka byonyine, kandi nizeye ko uri bubikore neza. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Ugire icyumweru gihire kandi icyumweru cyuzuye amashimwe menshi. Turasubira cyangwa tuzanasubira, ariko uhumure ko Imana yarakubabariye, nta cyaha ikubaraho, kandi yarakwejeje, nta bwandu ufite, urera kandi de. Bye, turi kumwe, ndagukunda cyane.